amakuru agezweho kandi acukumbuye, amakuru y'imikino, imiziki myiza, imyidagaduro kuri 88.3 City Radio FM. Inshuti ya bose. Ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego kuri 88.3 City Radio. Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego. Umugoroba mwiza mwe mwese mukurikiye City Radio Inshuti ya bose ivugira ku murongo wa 88 bitatu. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego, ikiganiro mugezwaho n'umuryango witwa Purpose Rwanda, umuryango utegamiye kuri Leta, uharanira kubaka u Rwanda rw'Intego rutarangwamo ibiyobyabwenge, kubufatanye na City Radio 88.3 Inshuti ya bose. Ndagusuje wowe uri kutwumvira kunyakira amajwi zawe aho uherereye mu mande zitandukanye z'igihugu, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Mwese ndabasuhuje, mwe mwahisemo gushyira urushinge rwanyu kuri 88.3 City Radio Inshuti ya bose. Nje wagezaho ikiganiro ni Prince ndetse na mugenzi wanjye Ange. Umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza Prince. Umeze bon? Meze neza cyane. Wowe? Ndashima Imana. Weekend itangiye neza. Weekend ni energetic, ndimo fresh. Ese ko mbona buri weekend hashya, uyu munsi uratwikira he? Kona gasi Piliyani, urabona amatari cyane ameze. Narasuhuza abantu mwese muzi ko ari ukuntu Piliyani yabasuye, nta kuntu utakinjira muri weekend umeze neza muri aya matariki. Aya matariki ni neza cyane. Icyumweru cyari kimeze gute? Icyumweru cyari kirekire cyane, kazi kaba ari kenshi, ariko ubwo tugiye kuruhuka, mfata akaruhuko gato. Wowe like you udafite akazi kenshi, umunsi wawe umeze gute? Like na weekend abizi mu minsi isanzwe ufite akazi, iyo ari muri weekend bigenda gute? Muri weekend urebye nta birenze, ni ukuruhuka cyane ni ugusinzira, kuko burya nko mu minsi y'imigizi nta usanga umuntu asinzire nk'amasaha 5, kandi urabizi biologically ni ngombwa kuryama byibura amasaha 7 ari cyangwa se arenga. Ntabwo ari byiza yuko wajya munsi y'amasaha 7 mu bijyanye n'ubu na sante, cyangwa se babivuga gute mu Kinyarwanda, nka sante nyine. Abantu babizi ibintu bya sante ugomba kuryama byibura amasaha 7 cyangwa se yisumbuyeho. Ndumva ari sawa cyane. Ijambo ntabwo turyererana, turagira ngo dutangirane n'abantu batubwira aho bari kutwumvira baherereye, ndetse badusuhuze cyane, batubwire uko icyumweru cyabagendekeye cyane. Uno munsi ni uwabo kabisa. Telefone zirafunguye, uhamagara utubwira ati njemerere ahangaha, ndi kubumvira ahangaha kandi icyumweru cyanjye cyandendekeye gutya. Unasuhuze abantu runaka wumva bari kukumva nyine, bari kutwumva. Yego cyane Prince. Abantu ni muduhamagare, nimero yacu ya MTN 07863631 ndayisubiramo, MTN 07863631. Abafite Tigo ni 0722944521. Ni muduhamagare, mudusuhuze, mutubwire uko mutangiye weekend. Hano hari uwahamagaye w'imwakuzi. Hello City Radio. Hello City Radio. Hello. Yes City Radio, turakumva. Sawa. Witwa nduherereye? Witwa nduherereye? Wongerejwe. Kwizere hano Gicungu. Weekend itangiye gute?
weekend nitangiye neza rwose. Amakuru yawe? Neza. Umeze ute se? Ari abantu babiri usuhuza twihuta. ndasuhuza Diogene Umwe na Fernand. urakoze cyane. City Radio hano. Yego City Radio, alo. Meze. Ni sawa, witwa nduherereye? Joseph Merayana ku Kamonyi. Weekend itangiye gute? Ana weekend ni neza cyane. Neza cyane. Suza abantu babiri bagomba kuba bari kutwumviza isaha. Ndasuhuza Betty. Na Barcel. And for the weekend nziza kabisa kandi nawe twahaye ikaze. Okay, urakoze cyane. Nizere ko ugiye kudukurikirana. City Radio, allo? Allo, City Radio. Mwiriwe neza, makuru? Ni meza. Muri bande muherereye he? Nitwa Betty. Yego Betty. Baransuhuje. Yego. Nanjye ndabasuhuza abantu bansuhuje nsanze bari kunsuhuza. Betty, weekend itangiye ite? Umva weekend itangiye neza cyane. Iyo icyumweru nyirangije mpumeka umwuka w'abazima. Umuryango wanjye nawo nkumva umeze neza. Nubwo hari ibyampungabanya ariko njyewe meze neza mba numva nta kibazo mfite. Cyane ni ibintu byo gushimira Imana Betty rero. Ni ibintu byo niyo umuntu yakubabaza akakugira gute ariko wowe ushima Imana yuko icyumweru kirangije uhumeka umwuka w'abazima. Yego rero Betty dufite insanganyamatsiko nziza cyane ukomeze udukurikire. Yego reka nanjye usuhuza abantu babiri. Suhuza abantu babiri wihuse. Uwa mbere n'uvuyeho ntabwo namenye izina ryiwe. Ndamushuhuje na Bariteze na Devota. Yego urakoze cyane. Ibagiwe namwe muri kuduha umwanya. Urakoze cyane. Okay, ndumva gahunda abantu aho bari bameze neza cyane. Ariko nanjye abantu nawe ngomba gusuza nizera ko badukurikiye. Basuze Prince. Ariko ndasuza abantu bari igitwe. Ndakeka ko bari kutwumva. Ndasuza papa wanjye mbyara nawe aherereye igitwe ndabizi ko ankurikiye ndetse n'abantu bari kumwe ndetse na petit frère wanjye yitwa Prophete nawe ndakeka ko ankurikiye nawe ndabasuje cyane. Nanjye ndasuza abantu bose bankurikiye, abantu bose bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kiza cyane, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu mujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro U Rwanda rw'Intego. Twihuse rero insanganyamatsiko y'uno munsi turi buvugana ni iyihe? Dufite insanganyamatsiko nakunze cyane igira iti, actually ni ikibazo twari turi kwibaza kigira giti, amakimbirane mu miryango ni imbarutso y'imyitwarire mibi y'abana. Amakimbirane mu miryango ni imbarutso y'imyitwarire mibi y'abana. Ni ikibazo cyiza cyane Prince. Twibaza kuko ni ibintu bihangayikishije u Rwanda ko tubona abana bitwara nabi. Ariko tukavuga se bipfira he? Uyu munsi rero ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'umutumirwa ugiye kuduha ubuhamya turi bwibandeho mu nsanganyamatsiko yacu y'ikiganiro cyacu uyu munsi. Ndakwakiriye. Murakoze. Nitwa Mukabunani Aisha. Ndabashimiye cyane. Shimiye mwebwe mwantumiye hano kuri City Radio. Ndashimira umuryango Purpose Rwanda cyane umuryango nkunda nibonamo nkaho ari ababyeyi banjye. Nibo batumye ngera ahangaha nakabaye ndi mu muhanda. Ndi gucengana na Leta
higa abagabo b'abandi mbatwara. Umuryango Purpose Rwanda uragukurikiye kandi nizeye ko amashimwe yawe bayumvishe. Aisha, weekend yawe imeze ite? Weekend ndashima mbere na mbere ndashima Imana ko ngejeje uyu munsi mpumeka umwuka w'abazima, ndi muzima, umwana wanjye ari muzima, nta gikuba cyacitse mu muryango wanjye nubwo. Hari ikintu uvuze ati iyo uba utari hano cyangwa se kubera Purpose Rwanda utari hano yakubashije kuba uri hano, uba uri kurwana n'inzego z'umutekano, muba murwana gute? Tubwire ukuntu mwaba murwana. Urabona nkatwe yenda ikora umwuga w'uburaya cyangwa se iyo uri ku hantu wihishe uri kunywa urumogi urumva uri kwikangakanga. Ikindi iyo uri mu muhanda uri gushaka abagabo, Leta bahiga ibiduhiga itwirukankaho, iyo bagufashe bakujyana ni mu kigo ngororamuco niko babyita, ariko twe tubona nyine ari ukudufunga. Twinjize muri iyo nzira yabayemo ibyo bintu wari urimo by'uburaya, byatangiye ryari, byatangiye gute? Sa nk'udusubiza inyuma. Ese byatangiye kubera iki? Inzira y'urugendo rwanjye ni ndende cyane. Bundi nge natangiye tubi iwacu nyine turi abana mu rugo, ariko nabonaga mama yaranziraga cyane, ntabwo yankundaga. Twashoboraga kuba turyamye, mama akaza akankura mu bandi bana, akaba ari njye bajyana gukubita, akankubita. Ntacyo akuziza? Nta kintu na gitoya nziza. Akankubita, mbega nakuze nzi ko ari njye mu bantu babi muri iyi si, kuko yanyitaga nyiramajigo, nta zina nagiraga. Nkumva yuko nakuranye ikintu cyo kumva ko ari njye muntu mubi muri iyi si. Mama akantoteza rero, ngo nibwo navuye mu ishuri ngeze mu wa kabiri, ndatoroka. Ndamutoroka nzi Kigali, twabaga muri Nyarugenge aho biti Butamwa. Utararengaho papa wawe yabaga he? Papa yapfuye mu ntambara. Okay. Ubwo rero gusa ntabwo ari njye, nubwo yantotezaga cyane kurusha abandi, ntabwo ari njye gusa, twese yaradutotezaga, akadusohora mu nzu tukarara hanze, ariko cyane cyane akaba ari njye nkubitwa cyane nyine. Nibwo naje kutoroka nyine nzi Kigali, nza kwa mukuru wanjye ndahaba, mbona n'ubundi azaza kuntwara. Nibwo nagiye mu kazi ko mu rugo, nari mfite imyaka 9. Njya mu kazi ko mu rugo nkakora, nimba ari uko nari umwana sinzi, bakanyambura ahantu nkoze bakanyambura. Nibwo naje kugaruka njya kwa mukuru wanjye kuwongera kuhaba. Nari ngijije imyaka 14. Nyihagira narahabaye ukwezi kumwe kwa mbere, nibwo bari baturanye n'umuhungu w'umusore, ariko nge nta mufata nyine nk'abaturanyi, nta kintu kindi, ntabwo nari nakamenya gukundana cyari cyo. Mukuru wanjye byagejeje nka saa 7 z'ijoro, ampa radiyo ngo nyimushyire uwo muhungu. Nisohoka nibwo mukuru wanjye yahise akinga. Nigera aho k'uwo muhungu nibwo yaje amperekeje, ariko bari babivuganye. Aramubwira ati uwo mwana nagucika ejo tuzamukubaza. Nibwo banshyingiye gutyo, ndagenda mba mu nzu. Umuhungu yarasohokaga akanyengerana, aho agiye hose akanyengerana kugira ngo ntatoroka. Bamwubwo ubuzima nyine mba umugore gutyo. Yijije imyaka 18 nibwo nabyaye. Ariko hagati aho ngaho n'ubundi kubyara kwanjye gezeho aranta ngo simbyara, nciye umuryango, arongera agaruka turasubirana. Nibwo nabyaye rero umukobwa ku myaka 18. Nyamara kumubyara agize imyaka 2, agize umwaka yahitangiye kuntoteza nawe. Ariko ntaguciye mu ijambo gato, usibye ikibazo cy'uko mwapfaga yuko utabyara, ho ubundi yagufataga neza,
oya mwari mubanye nk'umuti tubwire gato uko mwari mubanye. ntabwo yigeze afata neza, yamfashe neza tukibana nko mu mezi nk'atatu yo nyine abanza kuko twabaniye i Kigali ahita njyana iwabo i Cyangugu. Ubwo tugezeyo nyine yamfashe nabi akankubita akantoteza mu buryo bushoboka, rimwe akanyita ibintu by'amoko biri aho ngaho. Ubwo nibwo twaje kugaruka i Kigali duturana naho kwa mukuru wanjye, navuga n'ubundi nkakubitwa, naba ngiye guhaha akazana abandi bagore, navuga akagira gute akongera akankubita. Bamwe ubwo buzima bwo gukubitwa, mvuga nkakubitwa, hahandi yagiraga gute yabonaga nk'abantu kandi yari arimo kunkubita, agasohoka, nasohoka nyine ndira, kavuga ngo uyu mugore yarasaze, ubu ngubu arabarakariye akangira umusazi. Geraho mbona ntazabishobora, nyine nibwo nafataga ibintu, iyi myenda y'umwana wanjye n'iyanjye ndazinga, ndavuga ati n'ubundi yenda nzakubitwe na mama aho kugira ngo umugabo azanyice. Nibwo namuhungaga nsubira kwa mama. Umuhunga waje kuhasohoka, ukuntu wasohotse mu nzu, hasohotse ute adahari? Ese yego hasohotse ute? Nasohotse yagiye mu kazi, ndazinga imyenda nyine nkinga inzu ye, njya kwa mama. Tutarajya ku gice ugeze kwa mama, ndagira ngo abadukurikiye bashobora kudusangiza ubutumwa kuri iki kibazo twibajije uyu munsi baciye ku mbuga zacu, imbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook page. Ushaka kujya kuri Facebook page yacu ni Purpose Rwanda, ukashiraho ubutumwa bwawe cyangwa se igitekerezo cyangwa se ikibazo wumva wifuza kubaza Aisha uri hano umutangabuhamya wacu, ukabwandikaho, twebwe turabusoma hanyuma tubumushyikirize. Usubiye kwa mama ukwanga uvuye ku mugabo. Yego. Si byabaye nko guhungira ubwayi mu kigunda? Cyane. Tukomeze tubwire. N'ubundi nagezeyo, n'ubundi bikomeza kuba kwa kundi utaye umugabo wawe, n'ubundi uje kuntesha umutwe. Nibwo nongeye nsubira mu kazi ko mu rugo, umwana musigira kwa mama, njya mu kazi ko mu rugo. Agenda ndakora. Umwana umusiga yaramaze kugira imyaka ingana? Yarakiri kuri wa mwaka n'igice n'ubundi. Nibwo nagiye mu kazi ko mu rugo, nkora ukwezi kwa mbere ntibampemba, ukwa kabiri ntibampemba. Ndi gutekereza ku mwana wanjye. Ese impamvu bataguhembaga bakubwiraga ko ari iyihe? Sinzi nimba nabyita nimba ari umuvumo hariho kuba ntari nakamenyereye, nawe iwacu wigeze ajya mu kazi. Ntabwo ari ibintu bimenyerewe ko umuntu akora ukwezi, amezi abiri, umukoresha batamuhemba kandi nta n'icyo amubwira. Umuntu ashobora no kutaguhemba akakubwira ati ko unyihanganiye, nagize ikibazo, byagenze gutya, se amafaranga nari nizeye kuyakura biranze, ariko ntabwo umuntu yakoresha amezi abiri nta kintu anakubwira. Gusa mu bigaragara byo nta mafaranga babaga bafite, kuko yari umumama. Ubundi ubwo nagiye mu kazi ko mu rugo mvuye ku mugabo, nsubirana n'umuntu wigize kunkoresha nkifite imyaka 9. Ubwo rero nta mafaranga yabaga afite pe, kuko iyo yabonaga yo kwishyura inzu, ayo kuduhahira, yari afite abana benshi cyane. Nibwo rero nakoze gutyo, mbona nta kazi ndi gukora nyine katuma ntarengera umwana wanjye. Nibwo naje kureka ako kazi. Ariko muri ako kazi nkundaniramo n'umusore akankunda, we akanyuraho ngaho, aza kumbwira ati uwakurangira umugabo. Nkurikije ko nyine nabonaga ubuzima bw'umwana wanjye aho ari ntazi ibyarya, cyane ko nabaga nzi ko ibyo mama atankoreye atabikorera umwana wanjye. Nibwo navuze ati umugabo wamundangira nta kibazo. Umugabo yaragiye, turapanga, turahura, duhurira ahantu mu kabari, turanywa turarya. Umugabo nkihagera aranyishimira, ariko kunyishimira yabonaga meze nkaho ndi umwana kabemo,
afite ikibazo. Ubwo nibwo yampaye 20,000 ako kanya, mu gutaha aravuga ngo ninjye kumuraza. Kuko bwari bwije kandi navuye mu rugo rw'abandi n'ubundi batazi aho nagiye. Nibwo nagiye turararana, buracya mu gitondo ndavuga iferi ya mbere ngomba kujya kureba umwana wanjye uko ameze. Mu gitondo nyine nibwo yagiye ku kazi, nanjye ndataha mpita ngenda ngura ibyo ngura, mpita njya kureba umwana wanjye kwa mama. Kwa mama mpageze nyine nsanga umwana yamenyereye ubuzima bwo mu cyaro. Nibwo nyine nagendaga ubuzima n'ubundi mama biranga, mpamagara wa mugabo ndamubwira ko nshaka kugaruka aho ngaho i Remera, bimeze bite? Ati wowe ngwino ushaka inzu nzajya nyikwishyurira. Nibwo nagarukaga, ubwo numvishe noneho ko agiye kujya nyishyurira inzu, nafashe umwana wanjye ndamuzana ntangira ubwo murera. Bigezeho umugabo nyine akambwira ngo nzajye nirirwa mu rugo aho ngaho yankodeshereje, ninjoro njye kurarana nawe. Ndavuga rero ibyo ngibyo ntabwo nabishobora, afazare twabana. Nibwo yambwiraga ngo tubane. Uwo mugabo yari yubatse? Yari yubatse ariko afite abana 2, ariko umugore batabana nyine. Baratandukanye. Nibwo rero twagiye turabana nyine. Tukimara kubana umugore amenye ko naje azana abana be ndabarera. Tugeze hagati twarabyaranye n'uwo mugabo. Umwana arapfa. Umwana yishwe n'iki? Nkeka ko bamuroze kuko namusigiye umukozi. Ndagenda, hari ikibazo nari ngiyemo cy'umujura wari watwibye, ngiye kuri polisi, ngarutse nsanga umwana kandi yari muzima nta kibazo afite. Nsanga umwana ntari kunywa amata, arahomeka nk'umuntu warwaye umusonga. Mujyanye kwa muganga bamutera urushinge ahita yuma. Mu nyuma yaho umwana akimara gupfa twari twabyaranye. Ariko mu nk'uko kubyara hari byinshi nanyuzemo nyine bikakaye. Ariko nyuma y'uko mwana apfuye ntabwo nari kubasha kongera kuba nabyara. Hari ikibazo cyabayeho gikomeye nyine, ubu ntabwo nshobora kongera kubyara. Ihangane. Ubwo rero bibayeho umugabo noneho akajya mfata, tukajya mu modoka tugiye guhaha, agahita asanga umugore we, akagenda agaparika ku muhanda akafungirana mu modoka, agasanga umugore we, akagenda akabiyo amasaha ashaka, akagaruka agakingura imodoka tukagaruka. Akampamagara ngo ninze ku isoko mfata ibyo kujyana mu rugo, nkasanga ari kumwe n'umugore we n'amafaranga yayamubikije. Ibyo tugiye guhaha akajya yaka wa mugore we, batandukanye kugira ngo duhahe. Mbona nabwo biri kunyicira umutima. Noneho natekereza ubuzima bwanjye, nkavuga ati ubuzima bwanjye bwapfuye umunsi nashakaga umugabo ntakunze. Nibwo nafashe umwanzuro ndavuga reka muhunge, aho kugira ngo bajye babona ngendera mu modoka kandi nari narananutse. Abakozi banjye wajya aho nibo bamabuja wanjye. Nari meze nk'umwana wajya ndi umukozi ahubwo mu rugo. Prince, biratangaje. Ibyo byandenze. Abagabo uribaza umuntu w'umugabo agafungirana umugore we mu modoka. Nibyo tuza kugarukaho kuko hari n'abandi bantu babikora. Nese niba koko umuntu uzi ko yubatse umugore wa hari batatandukanye, utekereza ko azagufata gute? Reka twongere twibutse abantu wenda baba bagicana nyakiramajwi zabo ko turi mu kiganiro U Rwanda rw'Intego, aho dufite insanganyamatsiko y'umunsi igira iti amakimbirane mu miryango n'imbarutso y'imyitwarire mibi mu bana. Noneho ndagira ngo kubera iminota iri kwihuta, atugere ku gice uko byarangiye ujya ku muhanda. Noneho dusimbutse utujyana aho ngaho. Nahise ntandukana n'uwo mugabo, njyana n'umukozi n'abakozi banjye turajyana. Tujya gukodesha ghetto,
ngeraho ndababwira rero ubuzima burakakaye mujye gushaka kandi kazi ntabwo nkiri nyokobuja cyangwa se nimba mushoboye mujya mu biraka muzane twishyura inzu ariko ndababohoye ushaka kugenda agende umugoroba warageraga bakagenda ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kurara mu kabari bugacya ntabyo nari nzi nibwo abakozi banjye bagendaga rimwe kabiri bakaza basinze bakaza bafite amafaranga bageraho barambwira ati ubundi waje wakwambaye neza ukaza tukayikujyana kusa neza n'ubundi abagabo tukakwereka aho uzajya ukura amafaranga narakarabye ndambara nagiye ngura udukanzu tugufiya mbega ubwo ndangije kutugura baransohokana banzanye hano bahita kuri agence niho naje baranzana twinjira mu kabari bangura byeri kandi nari nsanzwe ndi umurokore ariko naravuze ngo ngiye kunywa ibyeri n'ubundi nta gakiza ntegereje ntangira kunywa niki cyatumye utakwizera nataye kwizera nshingiye ku bintu byose byagendaga bimbaho urumva guhera mu bwana nta byishimo nagize aho nagiye nshakira ibyishimo hose nta na hamwe nabibonaga nicyo cyatumye ntakaza kwizera abagabo barandwaniye cyane abakozi banjye banyinjiza mu kazi k'ubumwuga w'uburaya gutyo nanjye nkora ukwezi kwa mbere uburaya ukwa kabiri noneho ndasara ndabikunda cyane ndabikora ariko naje kongera kubyanga najyanye n'umugabo anjya tugeze ahantu araniga anyambura ibyo nari mfite byose aranankubita ntangira kubona ko burya wa mwuga ari mubi ndaza ndabibabwira abo bakobwa bararangije barambwira ati rero wowe uzajya ubabwira bakujyane muri lodge ntibazongere kukujyana mu rugo iwabo noneho mfata umwanzuro wo kumva ko ngomba kujya mbabwira kujya muri lodge nuko natangiye umwuga w'uburaya nkubamo biretse aho nahuriye na Purpose Rwanda utarageraho umwana yabaga ari umwana yabaga tubana yo najyaga kugira abakozi bagezeho baragenda nyine bajya gukodesha amazu yabo no kuvuga ngo yo navaga mu rugo umwana wanjye yarageze yatangiye ishuri yiga mu afite imyaka 3 noneho nkamusiga imyenda nyishyize hano ku meza imbere n'inkweto byose mbihanaguye na gurude byose nabipakinze na baga nkamusigira urufunguzo nkarushyira munsi y'urugi kuko nabaga nteganya ko nshobora kurara sinari nzi ko polisi dufata njye nabyo nari nakamenya nuko nabigenzaga ubwo mu gitondo yo nazaga kubera nabaga nasinze nabanzaga kumubyutsa akambara nkabona kusigara ndyamye nuko ubuzima nabayemo n'umwana wanjye gusa naramimuhishaga nkamubwira ko nagiye mu kazi ko gukora mu kabari kuko iyo nabaga rimwe na rimwe mfite amafaranga naramusohokanaga nkamujyana ahantu bari banzi muri bare nkamubwira yuko ari aha nkora nyine kuko abakozi babo babaga banzi nubwo ubuzima nanyuzemo igice rero cya kabiri aricyo nakita gukira cyangwa se kubohoka byaje gute ko nakize rero ntangira kumva ntabwo nakize ntabwo imana ubundi imana narayangaga ntabwo imana narayangaga nkumva n'uvuga imana namwica mfite ubushobozi kuko narebaga ibintu byose nanyuzemo nkabona ko imana ari ingome mu buzima wibaza ati se kubera iki ngemana kuki yanyimye aho mvuka ikanyima aho nshaka ikanyima urubyaro rumva kubyara umwana umwe ntabwo ari ibintu cyane ko ngira umugisha wo kumva abana bakankunda cyane nkumva agahinda karanyishe si kuki imana yanyimye kubyara inyimye urubyaro inyimye aho mvuka inyimye mu buzima numva wa mugabo twatandukanye yanteye ikibazo ibyo ngibyo
mbibamo gutyo noneho mu ubuzima bwo gukira nibwo ngiye kwinjiramo haje umugabo wo muri Purpose Rwanda uhagarariye ibintu by'amatsinda aza muri quartier iwacu aravuga ati ngiye nshaka abantu b'indaya twe turi abantu hari umushinga witwa Purpose Rwanda ushaka guhindura abantu abakize bagahindura abandi ndavuga none se harimo amafaranga ati nimba harimo amafaranga mu nyandike kuko ngewe numvaga ko ntashobora kuryama iminsi 2 ntarongoranye ngo mbone amafaranga. Mbese wowe ntabwo washakaga guhinduka ikintu wishakiraga kumenya niba hari amafaranga arimo? Yego numvaga nshaka amafaranga cyane kuko ibyo gukira ntabwo wabishakaga? Ntabwo numvaga ko nakira bibaho. Ubwo umugabo aratwandika cyane aravuga ati amafaranga gusa ahubwo ko ari muzayafata mukabura ntaho muyashyira ati mwebwe nimwiyandike icyo dushaka nuko mukira. Baratwanditse tuvamo abatura abantu 15 mu itsinda ryuzuye. Bo dutangira bakaduhamagara nkajya kumva kuri Purpose Rwanda barahamagaye ati turashaka muze gusenga. Si ibintu byo gusenga koko baranzanira ibintu byo gusenga ko nasenze Imana nkabona ni bayari irushwa na Satani gukora ni guti bambwira kujya gusenga nkajya ari nikiza. Ndibuka noneho ubwa mbere njyayo nza kuri Purpose Rwanda gusenga Imana yankoreye surprise kuko mbere ngwa nahoze ndi umuhanuzi. Nageze kuri Purpose Rwanda mbona turaturirana ariko mbere yo gusenga babanje kuduhamagara buri wese akavuga ibintu bye ubuzima bwe bw'inzira ye y'urugendo akabivuga abarira bakarira. Nanjye ngeza ku buhamya bwanjye ndabutanga ndarira abantu bose bararira amarira nararize ndirekura ndarira kuko mu buzima numvaga ko ibyanjye ari nge mbyimenyera. Nta nshuti nagiraga uretse umwana wanjye n'amafaranga gusa. Nta nshuti zindi nagiraga numva ko nabwira ibyanjye ibyambabaje nabaga mbigendana. Ariko ngeze muri Purpose Rwanda baravuze ati buri wese ntacyo ushigaje uvuge na hano turabavandimwe. Nibwo navugaga ndabohoka bya bindi byose papa kimara gupfa uburyo bwose nanyuzemo ndavuga mbwira bagenzi banjye mbibonamo mbona ko burya atari ngewe njyenyine ahubwo mfite umuryango. Nibwo twatangiye kujya dusenga ngiye kubona mbona ndahanuye nuzuye umwuka wera ndahanuye ndangije ati wa Mana we koko ubaye utaranambabarira ugiye kunyuzuza umwuka wawe wera uwupfusha ubusa. Nuko nangira kubikunda gusenga aho ngiye gusengera barambwira ati wowe uzakiza abantu benshi cyane ahubwo Imana iragushaka mu gakiza. Reka dufata akaruhuko gato hanyuma tugaruke dukomeza n'ubuhamya bwa Aisha. Nje numvaga twakomeza ariko hari indirimbo nshaka abantu bajemo muri weekend bameze fresh. Indirimbo nshyashya y'umusore bita Neri Ngabo ndetse na Bruce Melody yitwa Mutuale ibintu bya gapapu. Izi ngingo tuzaziganira mu minsi imbere ukuntu umutipe atera undi gapapu. Ibashimishe mwe mwese aho bari kutwumva. Iki ni ikiganiro U Rwanda rw'Intego nje muri kumva ni Prince ndetse na mugenzi wanje Ange. Mutwihanganira gato abaye ikibazo cya technique ko ari indirimbo nshya tukiri kuyishakisha ariko ndizera ko niboneka turaza kwibakinira mu kanya. Reka dukomeze n'umutumirwa wacu atwinjiza neza. Noneho ukimara guhura na Purpose Rwanda niki cyakugoye kureka? Ikintu cyangoye kureka, ikintu cya mbere cyangoye ni ukureka inzoga yarangoye cyane kuko numvaga ko nshaka guhinduka pe nkaba umukozi w'Imana nkakizwa pana ko bya bindi byo gukizwa akaguru kamwe kabirimo kandi katabirimo. Ese hari ikindi kiyobyabwenge waba waranyweye usibye inzoga nyinshi
wenda n'uburaya hari ikindi wenda nk'itabi nk'ibindi biyobyabwenge waba waranyweye? Narabinyweye. Nk'ibihe? Nakundaga kunywa urumogi bundi. Naruretse njye narusangiraga n'abana b'abatipe b'inshuti zanjye. Naje kurureka ari uko umwe apfuye. Yidoroze ibiyobyabwenge byinshi arapfa yitera inshinge. Nibwo nahise mvuga ngo kunywa ibintu by'ibiyobyabwenge ndabiretse, nzajya nywa inzoga yonyine ubundi nituriza. Okay. Noneho twumvisha ubuhamya bwe. Tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu. Iragira ST, amakimbirane mu miryango niyo mbarutso y'imyitwarire mibi y'abana. Dushingiye ku buhamya amaze kuduha. Ese icyo kibazo ni yego cyangwa ni we? Kuko kwitwara nabi kwawe ni uruhare rwawe cyangwa ni ukubera ibyo bintu byakubayeho mu buzima, like mama wakakwanga. Ikindi, aho ugiye gukora gushaka akazi ntibakwishyura ku gihe, umugabo ushatse nyuma yaho ntiyagufata neza, akubangikiraho undi muntu. Urumva byose biragaruka kuki? Ku muryango. Na ba bandi avanye ku mugabo bagiye gukorana ntibamuyobora inzira nzima, bamujyana kumwigisha uburayi. Twasoza twavuga ko ari byo? Aisha yatubwira wenda uko abyumva. Ubyumva ute Aisha? Uko mbyumva nuko mbibona nshingiye ngiye ku byambayeho. Urumva yo mama akimfata nk'umwana ntabwo nari gucika ngo nturongere nze gukora akazi ko mu rugo. Nari kwiga kuko ishuri nararikundaga cyane. Cyane ko nabaga uwa kabiri cyangwa uwa gatatu, ntabwo nigeraga ndenga uwa gatatu. Ariko kuko mama yamfashe nabi nicyo cyatumye ndeka ishuri. Ibyo byose bigenda ari uruhererekane, inkomoko yavuye ku mubyeyi wanjye. Noneho urumva na mukuru wanjye yagiye kunshingira atari uko ankunze. Ni rwa rukundo ruke rwo mu muryango. Njye mbona rero uruhare ababyeyi bagira ni rwo rutuma abana babibirara, bakaba indaya, bakaba amayibobo cyangwa se abajura. Urabiranga kuri kangahe ku ijana? Kuko hari abana bananirana kandi ntacyo babuze mu rugo. Ariko akenshi 80% nabishyira ku ruhare rw'ababyeyi. Mvuga ngo ni uruhare rw'umuryango. Ese nk'umuntu waciye muri ibyo bintu byose, ubona ari hakorwa iki mu muryango nyarwanda kugira ngo ibyo bintu bikosoke? Nkawe Aisha ukurikije ibyo waciyemo, wumva hakorwa iki nk'inshingano mu rwego rw'umuryango zahinduka, cyangwa se icyakorwa kugira ngo ibyo bintu bikurweho? Guhera kuri wowe nk'umubyeyi, tubanze duhere ku muryango wawe nkawe, kuko ufite umwana ubu ngubu. Hera ku inshingano zawe nk'umubyeyi aka kanya, turagera no ku zindi level. Inshingano zanjye nk'umubyeyi, kuko ibyo byose nabinyuzemo mbona ingaruka zabyo. Inshingano zanjye, umwana wanjye ndamukunda cyane, gusa nuko iyo umukunda akenshi iyo ukunze umwana amera nk'aho abaye ikigoryi nanone. Ariko nkunda umwana wanjye, uburere iwacu batampaye mba numva nabuha umwana wanjye. Urukundo ntabonye mba numva ngomba kuruha umwana wanjye, kugira ngo ejo atazaba nk'icyo nabaye cyo. Ndinda rero buryo ki nshobora kurinda umwana wanjye mu buryo bushoboka. Ibyo wabayemo ntazabirimo, kugira ngo n'intandaro cyangwa bimwe bavuga ngo ni imivumo bitazamujyaho. Nkunda kumusengera cyane, nkamwereka urukundo cyane. Mbere y'uko
komeza n'ikibazo cyacu gikurikiraho. Reka twakira abantu bake kuri telefone bagire wenda kuba bagira icyo babaza Aisha cyangwa se n'inyunganizi baduha. Ubu ngubu imirongo yacu irafunguye, nawe watanga igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi yawe bitewe n'ikibazo twibajije kwanza. Ese hakorwa iki nyuma y'ibi byose? Amakimbirane mu muryango yashirite. Wowe ufite inshingano zawe zihe ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange? Ufite inshingano bakora cyangwa icyakorwa kugira ngo tugire imiryango itabamo amakimbirane. Imirongo yacu ya telefone irafunguye, wayibabwira. MTN ni 0786363631. Tigo ni 0722944521. Muduhamagare mudusangize ibitekerezo byanyu, birakenewe. Tutarakomeza ku cyakorwa twenda ku rwego rw'abaturanyi cyangwa ku muryango wagutse, kuko twifate telefone. City Radio, alo? Yego, mwiriwe nanone. Mwiriwe neza. Yego. Witwa nduherereye? Ibiki? Egera kure inyakiramajwi zawe. Iri gusakuza se? Ariko byagabanuka. Gusa tubwire wowe ubona ari iki cyakorwa mu muryango nyarwanda kugira ngo duce ibibazo biri mu miryango bituma abana bajya mu ngeso mbi? Ibintu bituma abana bajya mu ngeso mbi. Alo? Abana babura uburere. Nkuko uyu mumeri avuze ati umwana wanjye mutoza gusenga. Uriya umwana utamutoze gusenga ntabwo byakunda. Cyangwa se niyo utamutoza gusenga ariko ukamurinda, kuko abana b'iki gihe basigaye bakura bakunda ibintu bari gukura babonana abandi nabo bagahita babikurikira. Rero biragoye, ariko ababyeyi bagomba kugira uruhare bagakurikirana abana babo kugira ngo batazajya mu ngeso mbi. Ese wumva ari iki gituma umubyeyi yashobora kwanga umwana we yibyariye? Kuko n'ubu nanjye sindabyumva. Nanjye mba numva ari ibintu birenze, ariko hari igihe biba ngombwa nk'uko uwo mumeri avuze. Hari igihe ushaka nk'umugabo, noneho ugashaka umugabo ugasanga afite nk'abandi bana atarabikubwiye. Nakurikiranye ubuhamya bw'uwo mumama. Hanyuma ubwo ngubwo wenda wowe warabyaye nk'umwana bikaba ngombwa ko wamuzana, hanyuma uwo mupapa ushakanye nawe akabyanga. Wumvisha ukuntu bamukingiranaga mu modoka, akamukingirana mu modoka ugasanga ntashaka ko areba hanze. Hari igihe ushobora kubyara umwana papa we waguteye inda ntabe yakwitaho, wanabyara umwana mukabaho mu buzima bubi, ukarebaho kugira ngo ukomeze ubeho mu buzima bubi n'umwana abeho mu buzima bubi, umwana ugahita umuha nk'umubyeyi we wenda nka papa we. Noneho papa we nawe ntatume ujya kureba wa mwana wawe, bigatuma umwana wawe umwanga atari weho biturutseho ahubwo ari wa mubyeyi wundi. Urakoze cyane, reka tumve ni n'abandi icyo batubwira. Yego, murakoze namwe. Urumva ni gusenga ari ikintu bifasha buriya? Cyane. City Radio, alo? Alo. Uri ute? Urinde uherereye he? Alo. Alo? City Radio, alo? Radio, alo. Turakumva. Urinde uherereye he? Ni ku Kamonyi. Nitwa Pierre. Yego, Pierre. Insanganyamatsiko twaganiyeho wayumvishe? Insanganyamatsiko jya hirya y'amanyakiramajwi yawe.
jya kure ya telefone y'inyakiramajwi yawe ya radio. Ntabwo negereye radio. Ibyo twaganiragaho wabyumvishe? Allo? Yagiye. Okay, reka Aisha komeze atuganiriza. Uruhare rw'umuryango none twavuye ku muryango wo mu papa n'umumama n'umwana none abaturanyi bo bakora iki? Reka utaragira turebe nguyu. City Radio, allo? Allo, mwiriwe. Wiriwe neza, uri nduherereye he? Niyo saba Jean Bosco nereye ku Gisozi. Niyo saba Jean Bosco, ese wowe uruhare rw'umuryango cyeka ko rwaba ruruhe? Ubuhamya bw'uriya mama nabwumvishe. Ariko abye mu bagomba kubigiramo uruhare. Gusa nawe ntabwo yarafashe kiriya cyemezo cyo kujya mu Burayi, nta kintu mu gihugu yateje ibibazo none. Vuga ongera ijwi cyane ntabwo tukumva. Ntabwo yarafashe kiriya cyemezo. Aba yarafashe icyemezo cyo kwicara mu rugo rwe, umugabo yari bugaruke. Uko byari kumera kose ubu yari afite umwana umwe, ntabwo kiriya cyemezo cyo kujya mu Burayi aba ari cyaba yarafashe. Wenda uko niko ubyumva, ariko buri wese agira imyumvire n'ubuzima aba yabayemo, ariko icyo dushaka cyane ni ibyo bitekerezo by'uko by'icyakorwa mu muryango nyarwanda kugira ngo ibyo bintu byose amakimbirane ashire, bitume abana badakomeza kujya mu muhanda no kugira imyitwarire mibi muri rusange. Yagiye ariko nicyo icyo yaravuze, turebe umwana yakitwara ate mu gihe ahuye n'icyo kibazo. Ku murongo wa telefone ariko haracyari abantu. City Radio. Allo. Witwa nduherereye? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Okay, ni Claude ndikarije. Yego. Ubuzima bwo mu mama kwa bisa ni burebure. Ariko n'ikiganiro twacyumvishe neza na topic itiro twamaze kuyumva. Ariko gusa bwo abagabo nagerageze niba uteye inda umukobwa cyangwa se umudamu, nagize umufasha ube hafi byo kumutererana, rero nabyo ntabwo ari byiza, kuko nabyo bigira ingaruka mbi ku mwana hamwe no ku mudamu, kuko niyo ntandaro y'abana no mu muhanda, ubuzima bw'umuryango bwanze, bamwe banzwe n'ababyeyi, abandi bahisemo gufatwa nabi. Abantu babana batashyingiranywe imbere y'amategeko wababwira iki? None ibintu byo kubana ni kimwe n'amategeko, ibi bintu bigira ingaruka mbi muri sosiyete nyarwanda, kuko nta hantu uba wanditse ko mwebwe hagati yanyu babiri ko mwasezeranye ivangamutungo, ku buryo niyo ari cyo mugezeho ushobora gusanga umwe ariwe ushaka kucyikururira yishyira. Rero abantu babana n'amategeko bagerageze basezerane, kuko n'umwana n'imitungo iboneka umwana ntabwo arabigiyemo kubera ayibone, kuko nta babyanditse ko yasezeranye. Urakoze cyane. Abamurakoze kureba kuri kubw'impamvu z'amasaha vraiment, reka telefone tuzigarukiriza aho ngaho, tubaze twihuse. Aisha, uyu munsi ni iyihe nama wagira abantu bakiri mu buraya, mu mwuga w'uburaya cyangwa se bakikoresha ibiyobyabwenge? Ni iyihe nama nk'umuntu waciye muri ubwo buzima ukabona ibibi byabyo, ukareba ahantu hose waciye n'ibyo waciyemo n'ingaruka wabikuyemo, ni iyihe nama wasangiza abadukurikiye ndetse n'ababyeyi batita ku bana babo? murakoze cyane. Inama nagira abakiri mu mwuga w'uburaya, ni babanze bamenye ko icya mbere Imana yaremye umuntu kugira ngo akore ibyiza, ntabwo Imana yigize irema umuntu kugira ngo aze gukora umwuga w'uburaya cyangwa se
kwirirwa yiba, kenshi bariba, akenshi bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko mbere na mbere abantu bakiri mu mwuga w'uburayi nabanze yumve ko ashobora, Imana yamuhaye amaboko n'amaguru, kubanza kwiyumvisha ko hari icyo yakora, akarya yakoze. Bakoresha amaboko, ubwenge Imana yabahaye. Icyo nicyo kintu cya mbere nabanza kugira inama abakiri mu mwuga w'uburayi. Abakinywa ibiyobyabwenge, iyo umuntu anywa urumogi cyangwa se ibindi biyobyabwenge, ntabwo iyo byakubase no koga ari ukoga, ntabwo uba ugishobora koga, no gufura umwenda wambara ntabwo uba ugishobora kuwufura. Ubwenge bwawe buba buri gushaka amafaranga yo kugura itabi, kugura inshinge witera. Ariko icyo nabagiraho inama, ntabwo kubireka biba byoroshye, ariko iyo ufashe umwanzuro birakunda, biremera. Nibumve yuko igihugu turimo, imyaka bafite, dore ko abenshi twari urubyiruko, abasore bakibyiruka, ugasanga umwana yaretse ishuri kubera kunywa ibiyobyabwenge. Nabanze arebe intumbero yuko ejo hazaza he atazaguma muri ibyo byo kunywa itabi, ahubwo avuge yuko ejo, yatekereze yuko ejo ashobora kuba umugabo, akaba umupapa, uzarera abana be, uzagira igihugu akamaro. Ariko akiri kunywa ibiyobyabwenge, ntabwo ubwo bwenge azabugira bwo kumva ko ashobora kugira icyo yamarira igihugu. Ego Aisha, urakoze cyane kwakira ubutumire bwacu, kandi urakoze cyane no kuri iyo nama nziza ugiriye abadukurikiye. Nagira ngo mbibutse yuko u Rwanda rw'Intego ari ikiganiro gifasha umuntu wese waba ufite impano kandi yifuza no kuzigaragaza. Iki kiganiro ni icyawe kandi uze wisange. Hanyuma niba ufite umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, inzoga cyangwa se itabi n'ibindi biyobyabwenge, wagana umuryango Purpose Rwanda, ukaba ukorera hariya i Remera muri nyubako ya Prince House. Ese waba ufite impano, ese waba ufite intego ushaka kugeza kuri sosiyete, ushaka kugaragariza abanyarwanda, iki ni ikiganiro cyawe. Izo nimero abantu baba bafite ibyo bibazo by'ibiyobyabwenge kandi n'umuntu uri gustruglinga cyangwa uri kurwana n'ibintu by'uburaya, nabo batugeraho. Wabasha ukeneye kutugeraho yakoresha izi nimero 078 60 88 048 078 60 88 048. Ufite ibyo byose Ange amaze kubabwira, yakoresha izo nimero akagera ku muryango Purpose Rwanda. Iki cyari ikiganiro u Rwanda rw'Intego, mwagezwaho nanjye Prince, mfatanyije nanjye Ange. Murare aharyana, ahataryana harara umwanzi. Iki cyari ikiganiro u Rwanda rw'Intego kuri 88.3 City Radio, Inshuti ya bose. Muze twese hamwe U Rwanda rufite intego kandi ruzira ibiyobyabwenge.